Ku isi hari imvugo zigaragaza ko iyo urupfu rutwaye ubuzima bwa bamwe mu bantu b'ingenzi kuri twe biba birangiye nta kongera kubonana, bigatera agahinda n'ishavu. Nk'iyo abanyarwanda bavuze bati akabura ntikaboneke, bose bazi ko bongeraho bati ni nyina w'umuntu. Ariko si nyina w'umuntu gusa ugenda akababaza abasigaye, kuko buri muntu utabarutse hari abasigara bababajwe nuko batazongera kumubona, batazongera kugirana ibihe nk'ibyo bagiranaga nawe akiri mu buzima. Impamvu yo kubabara ni uko baba bazi neza ko ibi ari ugutandukana bisa n'iby'iteka, nubwo hari abafite imyizerere y'uko baba bazongera kugira amahirwe yo kongera kubonana. Burya nta n'umwe uba ubihagazeho ijana ku rindi. Abigisha ijambo ry'Imana mu madini atandukanye bigisha kenshi ko ubu buzima bumeze nk'ubutizanyo, ko nyuma yabwo abizera bazagira ubuzima bw'iteka. Ariko ni bangahe babizi neza ko nyuma y'ubu buzima hazaba ubundi buzima, ku buryo basubiza n'ibindi bibazo by'amatsiko byose wababazaho? Ibibazo byinshi bidafitiwe ubushobozi bwo gusubizwa bahita babisubiza bagira bati ni amayobera matagatifu, cyangwa se birasaba ukwemera gusa kugira ngo ubyemere, ko kandi iyo ubyemeye bikubera uko wabyemeye. Ni bimwe mu bintu bitoroshye kuvugaho ubihagazeho, kuko mu by'ukuri ntawe uzi ibizakurikiraho ubwo ubuzima bwacu hano ku isi buzaba bugeze ku ndunduro. Nubwo hari abavuga ko bageze ku miryango itandukanye ubuzima n'urupfu, bisa naho ntacyo bavuga gisobanuka neza ngo cyemeze ko nyuma y'ubu buzima tuzabaho mu bundi. Imyizerere idusaba kwizera rimwe tukishyira mu mutuzo, twumva koko ari byo. Ariko buri wese atabeshye yasanga buri gihe urupfu rw'umuvandimwe cyangwa se undi muntu wese azi rutuma yongera kwibaza atari ko burya nyuma y'urupfu hazakurikiraho iki. Mu kiganiro cya none turagaruka kuri byinshi mu bivugwa mu mico itandukanye n'imyizerere itandukanye byerekeye amizero y'ukubaho k'ubundi buzima nyuma y'ubu tubamo. Turumva ibyo abadogiteri batandukanye bavuga ku cyo bita EMI cyangwa se experience du mort imminent, bisobanuye ibyo abegereye urupfu bakagaruka mu buzima babona. Turumva kandi impamvu y'imigenzi imwe n'imwe yakorwaga n'amahanga ya kera cyangwa se ibikorwa n'ubu bigaragaza ukwizera na roho z'abantu bapfuye kera. Hari n'abizera ko iyo izina ry'uwapfuye rikomeje kuvugwa bituma roho ye ngo ikomeza kubaho, bivuze ko ababa baba ku mbuga nkoranyambaga nka za Facebook na za Instagram n'izindi ngo bibafasha gutuma amazina yabo akomeza kuvugwa hirya no hino ku isi, na nyuma y'urupfu rwabo bisa n'ibibaha amahirwe yo gukomeza kubaho iteka. Uretse umusaruro w'abaganga nka Dr Jean-Jacques Charbonnier, ibindi tugarukaho ni bimwe mu byagarutsweho cyane n'ikusanyabitekerezo ryakozwe na Morgan Freeman, umukinnyi w'amafilme akaba n'umwanditsi w'ibitabo, yibaza niba koko ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu tubayemo bubaho atari ibitekerezo gusa. Ni byinshi turuze kugarukaho muri iki kiganiro, udateze gucikwa. Nitwa Trésor Pierre Chanel. Ikibazo ni kimwe tugiye kugarukaho: ese nyuma y'urupfu hakurikiraho iki? Hari bamwe mu bagerageza gusubiza batagendeye ku byo bigishwa n'inyandiko z'iyobokamana, ahubwo bagendeye ku byo babonye ubwo basatiraga irembo ritandukanye isi y'abazima n'iy'abapfu. David Bennett ni umwe mu bagabo bakoraga umurimo w'ubushakashatsi munsi y'inyanja, abazwi ku izina ry'abibizi cyangwa se les plongeurs. Rimwe ubwo yari ari mu bwato, ubwo bwato yari arimo bwahuye n'umuhengeri ukomeye, maze we kimwe n'abandi benshi bagwa mu mazi. Nk'umuntu wabigize umwuga kwibira munsi y'amazi, ntiyahise asoma nkeri. Yashoboye kwihagararaho iminota mikeya, aza kunanirwa kwihagararaho, gufata umwuka biranga, aramira, mbese amera nk'uwapfuye. Uyu yagize ati, icyo gihe ntacyo numvaga kuri njye cyangwa se inyanja. Nyuma naje kubona urumuri, amamiliyoni y'imuri zinjiranyemo. Yari amabara menshi yabyinaga yikaraga, ariko akoze ikintu kimwe: nari nzi ko ntakiri ku butaka, nari nzi ko ntakiri no mu mubiri wanjye, kandi uko negeraga urwo rumuri narubonaga nk'ahantu nsanzwe nzi. Numvaga hari nka rukuruzi hagati yanjye n'urwo rumuri. Byageze aho rero izo muri zose ziza kuvuga, zarambwiye ziti isaha yawe ntiragera, ugomba gusubira iyo uturuka. Narebaga umubiri wanjye ndi hanze yawo bikantungura, kuko nari nzi ko ndi buwusubiremo.
nyuma undi muhengeri waje kuza uzamura umubiri wanjye hejuru, noneho ndongera nsubirana ibyiyumviro by'umuntu uri mu mubiri. Bakeya bari basigaye hejuru ku bwato bagerageza gushaka David n'abandi bari barohamye, bavuze ko uyu mugabo ngo yagumye munsi y'amazi igihe kiri hagati y'iminota 15 na 20 kandi adahumeka. Uyu mugabo David avuga ko yizera ko urwo rumuri rwari Imana kandi ko byamweretse ko nyuma y'ubu buzima hari ahandi roho zacu zijya. Uru rumuri David avuga ko yabonye si we wenyine warubonye, kuko na Morgan Freeman wamubazaga yabonye ngo urumuri rusa narwo, uretse ko we ngo byari mu kugwa igihumure. Uyu yanavuze ko hari benshi babona urwo rumuri bakarubonamo Yesu, abandi bakumva ngo amajwi ababwira ibintu runaka. Ibi ni ibivugwa n'abantu bikomeye kwizera ko ari byo koko cyangwa se atari byo, ariko Dr Jean-Jacques Charbonnier nawe yemeje ko mu bushakashatsi yakoze mu cyitwa EMI cyangwa se Experience du Mort Imminent, hari bamwe mu barwayi bagiye bakorerwa operation yo kubagwa bari mu kinya cyakure cyangwa se bagiye muri koma, ariko ugasanga roho zabo hari byinshi zizi byabaye umuntu ari muri koma. Uyu mugabo yemeza ko mu myaka irenga 25 yamaze akora ubuvuzi bw'abantu bari hagati y'urupfu n'ubuzima, aho yakoraga mu gupompa abantu cyangwa se reanimation y'abaheze umwuka, mbese bapfuye by'agateganyo. Yabonye benshi bagera kure ariko bakagaruka bavuga uko bari bameze ubwo roho yabo yavaga mu mubiri nyuma ikaza kusubiramo. Uyu muganga yatanze urugero rw'umukobwa wagiye muri koma bakaza kumubaga, ariko nyuma yo kuva muri koma ngo yababwiye uko bamubaze n'ibyo bari bambaye, mbese ababwira ko yarebaga ibyamukorerwaga ku mubiri we byose abyitaruye. Bisobanuye ko nubwo umubiri wari hagati y'urupfu n'ubuzima, roho y'uwo mukobwa yo itigeze irekera kubaho, ahubwo yari ifite n'ubushobozi bwo kureba ibiri kure y'aho umubiri ugera. Birasa naho imibiri yacu itubera cyangwa se ibera roho zacu nk'uburoko, prison izibuza kujya gutembera aho zishakira kujya hose. Abakora yoga bumva ibi ngibi kurushaho, kuko bemera ko mu gutuza bimwe bicara bagaceceka umwanya muremure, ibyo bita meditation, ngo ishobora kugera ku rwego bashobora kurekura roho zabo zikaba zajya gutembera zikamenya ibibera ahandi kandi ba nyirazo bicaye hamwe. Dr Sam Parnian nawe yakoze ubushakashatsi ku bantu barenga 100 barokotse ihagarara ry'imitima, arrêt cardiaque. Iyo umutima w'umuntu ahagaze byitwa ko yapfuye by'agateganyo cyangwa se techniquement mort, ariko ubwonko bwe bukomeza gukora mu gihe runaka nyuma y'ihagarara ry'umutima, kandi iyo ubwonko bukora n'ibyiyumviro byose biba bigikora, kuko bifite icyo twakwita nka recepteur ku bwonko. Dr Sam yemeza ko iyo ubwonko bugikora n'icyo twita roho cyangwa se umutima nama nabyo biba bigikora, yemwe na nyuma yaho gato. Icyo gihe ngo kiba hagati y'ihagarara ry'umutima n'ihagarara ry'ubwonko. Ni nacyo Dr Sam avuga ko biba bigishoboka ko ubuvuzi bugarura umuntu wapfuye urupfu rw'agateganyo bita mort clinique binyuze muri reanimation. Mu barwayi benshi yashoboye kugarura mu buzima, yemeza ko benshi batanga ubuhamya nk'ubwa David twahereyeho wabonye urumuri munsi y'amazi. Uyu yagize ati, tuzi ko mu myaka ibihumbi ishize abantu bagiye bagaruka mu buzima, bagiye babona ibintu bidasanzwe bisa n'amayobera. Bose bagaragaza amahoro, kubaho mu byishimo nyuma yo gupfa. Hari bamwe banemeza ko ngo bahuye n'inshuti n'abavandimwe bapfuye mbere, cyangwa se abandi bataziranye ariko bakabaha ikaze. Ntekereza ko hari ukuntu abantu bose bafata urupfu, kandi buri muntu akazabibona igihe cye nikigera. Uhereye kuri ibi ngibi Dr Sam avuga, watekereza ko ariyo mpamvu iyo umuntu ari gusamba agaragaza guhumuriza abasigaye, kuko we ababona ahagiye ari heza, ariko nanone hakaba n'abandi biba bisa naho baba badashaka kujyayo kuko wenda baba babona ari habi. Mu bagarutse mu buzima nta n'umwe wigeze avuga ko ahantu yarari hari hateye ubwoba. Bisa naho iyo ugiye ahantu habi nta kugaruka biba birimo. Tuvuye mu byo abahanga bagaragaza, tugaruke ku myumvire yo kwizera ubuzima nyuma y'ubu tubayemo. Muri Egypte
ahitwa Sakara. Abanyagiputa bemeza ko ariho hantu hambere haba harabaye imigenzereze ishingiye ku myizerere igaragaza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ibi bigaragazwa n'iyubakwa rya za piramide ya mbere umufarawo witwaga Amozisi yashyinguwemo. Impamvu y'iyubakwa rya za piramide zifatwa nk'aho zari imva z'abafarawo no kuba baritaga ku mibiri ya farawo nyuma yo gupfa ngo itabora, ibyo bita mumification, ngo byari bifite ishingiro ku myizerere yabo. Abo bizeraga ko iyo farawo apfuye roho ye ikomeza kubaho, kandi ko nijoro bitewe n'icyo twakwita amasengesho y'abanyagiputa roho ye yashoboraga gusubira mu mubiri maze akarwana na za roho mbi ziba zugarije igihugu, bityo akarinda igihugu cye nubwo yabaga yarapfuye atagaruka kuyobora. Kuri bo ubuzima bwa farawo nyuma yo gupfa nibwo bwabeshagaho igihugu cyose. Bizeraga ko ngo adakomeje kubaho izuba ritazongera kwaka cyangwa se ngo niri yongera itembe. Ni ibintu bibiri by'ingenzi bakeshaga ubuzima. Banandikaga kandi amazina y'abafarawo ku nkuta kugira ngo ajye avugwa kenshi, kuko batekerezaga ko uko izina ry'umuntu rivugwa kenshi nyuma y'urupfu rwe byongerera umuntu ubudapfa, yemwe na nyuma y'ubu buzima busanzwe. Si abanyagiputa bonyine batekerezaga ko ubuzima bwabo babukesha ubuzima bw'abapfuye, kuko no muri Mexique ya kera abantu bitwaga aba Aztec batangaga ibitambo by'abantu bazima kugira ngo imana zabo zishime ibyo bitambo, bityo bo bakomeze kubaho neza. Uwicwaga ngo yapfaga yishimye cyane kuko yumvaga ko ari we ugiye kubeshaho abasigaye. Abahereza bitambo b'aba Aztec basukaga amaraso y'igitambo ku ngazi z'ingoro nini yabaga yubatswe nka piramide kugira ngo izuba rizayirasireho mpaka ayo maraso yume, kuko bizeraga ko ubwo izuba ryabaga riri kunywa ayo maraso, kuko ngo ritayanyoye ryazazima, bityo abantu bakaribura kandi baba barikeneye. Ibi byafatwaga nk'amagambo gusa, kugeza ubwo muri Mexique haje kuboneka ibisigazwa by'amagufwa n'uduhanga twinshi mu bujyakuzimu bw'ahantu ingoro y'Abaztec yabaga. Nubwo aba Aztec batakibaho, n'ubu ngo muri Mexique hari ijoro ryihariye ryitwa umunsi mukuru w'abapfuye. Iki gihe ngo abafite ababo bapfuye bateka ibiryo bazi neza ko banyakwigendera bakundaga, ubundi bagasaba roho zabo kugaruka gusangira nabo. Usanga mu marimbi haba habereye ibyo wakwita nk'ibirori, amakoraniro y'ibiganiro bisa naho bitangaje byo kuganira na roho z'ababo bapfuye. Umushakashatsi witwa Enrique Rodrigo yatinze cyane kuri iyi migenzo. Wakibaza ukuntu wamenya ko izo roho z'ababo zagarutse koko. Imyumvire yo kuzakomeza kubaho nyuma y'urupfu rw'imibiri yahozeho mu mico itandukanye ku isi na mbere ya Yezu, ariko aho ubukristo bwaziye bisa naho aribwo iyo myumvire yamamaye cyane. Abakristo bazi ko uwizera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza atari mu magambo gusa, nabo ngo batazigera baheranwa n'urupfu nk'uko n'uwo bizeye ari we Yesu yazutse. Nyamara mbere y'inkuru ya Yesu abayahudi bose bari bazi ko iyo umuntu apfuye umubiri we ushyingurwa ukazashenguka akabora burundu bikarangiriraho. Ababi n'abeza kuri bo bose bari kimwe nyuma y'urupfu. Mu myizerere y'Abahindu na roho y'umuntu ngo ntigipfa na rimwe. Bizera ko iyo umuntu apfuye bitewe n'uko yitwaye ngo yongera kuzavuka bundi bushya, akabona ubuzima bwiza niba yaritwaye neza, ariko akabonera mu wundi mubiri. Naho ngo iyo umuntu yari yaritwaye nabi ngo ashobora kuvuka ari nko mu itungo mu rwego rw'ibihano. Iyi teori niyo abagereki nabo bitaga metempsychose. Bizeraga ibisa n'ibi ngibi cyangwa se reincarnation, kongera kubaho. Nyuma y'ibyo nanone urapfa ngo ukazongera ukavuka bityo. Mbese nk'uko umunyeshuri ashobora gutsindwa ikizamini agahabwa amahirwe yo kongera gukora ikindi, second sitting. Abahindu bavuga ko babaho badashaka kuzongera kuvuka ukundi, kuko hari icyiciro cy'abakoze neza cyane gisa n'ubumana. Mbese ibyo bita kwegerana n'Imana bo bakabyita moksha, bivuze ubwigenge bw'iteka. Iyo moksha niyo baba basa naho babereyeho bashaka, ari nayo mpamvu navuze ku byitwa second sitting. Bivuze ko iyo umuntu apfuye mu buzima ataritwaye neza cyane ahabwa andi mahirwe yo kugaruka
ari mu wundi mubiri kugira ngo azagerageze kubaho neza agere kuri ubwo bwigenge bw'iteka moksha. Nyuma yo kumva ibyo, abantu batekereza ntibikuraho ko benshi mu bantu batinya kuva muri ubu buzima kuko baba batizeye neza ko uko batekereza ubundi buzakurikiraho ariko bumeze koko cyangwa se bunabaho koko. Ubwo bwoba hari n'ubwo bugirwa n'abadashaka gutakaza abantu bakunda, mbese bashake gutekereza uko ubuzima bwamera batakibafite iruhande rwabo. Bamwe muri abo banatangiye ubushakashatsi bwatuma byibuze roho y'umuntu bashobora kuyishyira mu wundi mubiri ukiri muzima kugira ngo ubumuntu bw'umuntu bakunda badashaka gutakaza bugumane nabo iteka. Ibi byageragejwe bwa mbere n'umushakashatsi w'umunyamerika witwa Martine. Ni umuhanga mu gukora imiti ndetse byanamugize umumiliyoneri ukomeye. Afite umugore witwa Bina Rosenblatt akunda byimazeyo. Uyu yatinye ngo kuzamutakaza maze amukorera imashini basa neza neza ifite ububiko bw'amakuru yose we n'umugore we baba baziranyeho. Mbese ibibaye byose bahita babibika muri iyo mashini ndetse ifite n'ubushobozi bwo gutekereza ku buryo waganira nayo ibyo wakabaye ubaza Bina Rosenblatt wa nyawe. Mbese nk'uko abantu baganira na ya tekinoloji y'ubwenge bw'ubukorano intelligence artificielle yitwa Alexa. Nanone ni nka ya robo nababwiye y'Umuyapani Hiroshi Ishiguro uteganya kuzoherezamo roho ye nibiba byarakunze. Aho batandukaniye nuko iyo mashini yakorewe Rosenblatt ndetse n'icyo kirobo cya Ishiguro byombi ari ibimashini nubwo bifite impu zijya kubisanisha n'abantu ndetse bikanahabwa amazina. Ikibura gusa nuko bidafite roho, naho ubundi twavuga ko ubwenge bisa naho bibufite. Izo mashini zibitsa amakuru y'ingenzi, ariko imiterere n'imivugire n'ibindi byose biranga abo bantu babikoze ntabyo zigira. Ese ubwo buhanga buzashobora kugera ku rwego rwo gukabya inzozi zo gushobora kugumana roho y'umuntu kugira ngo akomeze abane natwe na nyuma y'urupfu rw'umubiri we? Ni benshi bakomeza kumva byinshi cyane ku bigendanye n'ubuzima nyuma y'urupfu, ariko bagakomeza kubyibazaho byinshi. Ese bubaho cyangwa se ntibubaho? Nitwa Trésor Pierre Chanel, wakoze kumva iki kiganiro.